ndakeneye ko marayika abanzanira inkuru nziza. Turi mu kwezi kwa gatandatu. Marayika Gaburiyeli nzanira inkuru nziza nari nkeneye. Sinirwa ndayigusigurira ndaza urayizi. Icyo nkeneye umutima waje urakizi mu izina rya Yesu. Isezerano ryanje urarizi mu izina rya Yesu. Icyo wasezeranije urakizi mu izina rya Yesu. Uko washyiriye inkuru nziza Mariya, nanjye uyu munsi nakira iyo nkuru nziza. Maze aka kanya nyine, maze uyu munsi nyine mpemu yera arandwicira. Umwiza ku maso yawe, mpemu yera arandwicira mu izina rya Yesu Kristo. Mpemu yera arandwicira, namara kundwicira ndava mu gitangaza, ndabyara igitangaza, ndavuka mu gitangaza. Abantu bazatangara kuko ikivuyemo, kuko icyo ndiko ndakora, kuko urugendo ngezeko mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera kwicira igitutu mve mu gitangaza. Isezerano ryanjye rivuke mu izina rya Yesu Kristo. Uri umunsi udasanzwe, uri umunsi wo gutwikirwa, uri umunsi wo gutwikirwa. Igitangaza kiravuka mu izina rya Yesu Kristo. Kandi igitangaza n'ubunyene, kuvuka n'ubunyene, gutwikirwa na mpemu yera n'ubunyene. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Elizabeth yari ingumba, ariko mpemu w'Imana aramutwikira, abyara umwana Yohana Umubatizi. Nanjye ndabyara, nanjye ndatwikirwa, nanjye ndabyara mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyara amafaranga, ndabyara ibibondo, ndabyara icyubahiro, ndabyara igiti, ndabyara poromosiyo, ndabyara ibyiza, ndabyara icyubahiro, ndabyara ubukomezi, ndabyara ugukomera, ndabyara urugo rwiza, ndabyara abana beza mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Inda yanjye irahezagiwe, iri mu buntu, iri mu buntu n'Imana Data. Ubwo buntu ndabwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakira ubuntu bw'Imana, ndakira ubuntu bw'Imana, ndakira ubuntu bw'Imana. Ubwo ni ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakira imbabazi z'Imana, ndakira igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ababishoboye bapfukame bazamye amaboko, bahuriye ku maso, uretse protokole, gusenga, nakira izo mbaraga. Mpemu yera aragutwikira, mpemu yera aragukorera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mpemu yera aragutwikira, wahumirije ku maso yawe, senga wakira mpemu yera. Uzaba mpemu yera aragutwikira kugira ngo byari igitangaza. Haba byari igitangaza, usubiramo aya magambo, hari igitangaza kigiye kukubamo. Igihe mpemu yera agutwikiriye, urabyara igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Urabyara igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Urabyara igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Mpemu yera atwikira ishengero, mpemu yera atwikira buri muntu wese, mpemu yera utwikira buri muntu wese, mpemu yera utwikira buri muntu wese, mpemu yera utwikira buri muntu wese. Abyara igitangaza, abyara igitangaza, abyara igitangaza, abyara igitangaza, abyara igitangaza. Mpemu yera atwikira buri muntu wese, mpemu yera atwikira ishengero, mpemu yera atwikira buri muntu wese muri kino kibanza, mpemu yera atwikira buri wese muri kino kibanza. Ubika ku maso yawe isengere, usabe mpemu yera atwikire ubuzima bwawe, atwikire ubuzima bwawe, atwikire inda yawe, atwikire ubuzima bwawe. Senga, 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 senga usaba mpemu yera agutwikire. Ati mpemu yera ntwikira, mpemu yera ntwikira, mpemu yera ntwikira. Byari igitangaza. Ubiriza ku maso yawe, ubiriza ku maso yawe, uzamura amaboko, usenge, wisengere. Iyi ni isaha y'agaciro. Hari
ishengero ribyare abadandaza bakomeye, abadandaza bakomeye ramashikere ya sika ya makoroya, ishengero ribyare abafise amakampuni ya industry, inganda zihingura ibintu bikomeye. Data heza ishengero, data reka udutwikiye twikira ishengero ribyare abantu buzure abadandaza, buzure abagwizatunga, buzure abakozi b'Imana, buzure abaririmbyi, buzure abazungu, buzure abataliyano, buzure abanyaburayi, buzure abanyamerika, buzure abaturuka mu bihugu bitandukanye bya Afurika, buzure abakongomani, buzure abanyamurenge, buzure abanyarwanda, buzure abatanzaniya, mu izina rya Yesu Kristo. Data wera muhemu yera, reka twikire ishengero rya muhemu yera, reka twikire ishengero avuga ikidasanzwe, avuga igikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Reka isi yose imenye ko hano hari umucyo, reka isi yose hano bamenye ko ari ku cyicaro cya muhemu yera, reka isi yose imenyekane mu izina rya Yesu Kristo. Data ndagushimira ko ibendera ryamaze kuduga, ntabwo rizamanuka mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo riziruka mu izina rya Yesu Kristo. Reka amahanga yose azaraba ibendera badugije mu izina rya Yesu Kristo. Reka amahanga yose abato n'abakuru bazoze baraba ibendera badugije mu izina rya Yesu Kristo. Ora bashikire ya sika ya mashikoroya. Holy Spirit, Holy Ghost, Holy Spirit, Holy Ghost, Holy Spirit, Holy Ghost. Raba shekeria sika ya mashikoroya, reho shekeria sika ya mashikoroya, reho shekeria, reho shekeria. Twikira amashirahamwe atandukanye, abone amafinansima, abone amafinansima mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera igihugu cyacu, dutangure dusengera igihugu cyacu, natangure igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi, reka kibone amafinansima, reka kibone amafaranga kizakoresha amabije mu izina rya Yesu Kristo. Reka abazahurira bije bazongere ko hari umusasi kabasigaye kuri bije mu izina rya Yesu Kristo, maze umusesi kabazakore kuri bije muri ane suivante mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera amahoreje atandukanye b'amakungu, reka yaheze amafinansima mu izina rya Yesu Kristo, akomeze akora mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera Europe jeune mu izina rya Yesu Kristo, kuko iri hegereye hano mu izina rya Yesu Kristo. Reka nayo nyene ibone amafinansima mu izina rya Yesu Kristo, ibone abayiterankunga mu izina rya Yesu Kristo, izashyigikira abantu benshi mu izina rya Yesu Kristo, izashyigikira abantu benshi mu izina rya Yesu Kristo. Hezagira indongozi za Europe jeune mu izina rya Yesu Kristo, reka hezagira kuva kuri directrice executive mu izina rya Yesu Kristo, abakorera bose kuva kuri mukuru gushika kuri muto mu izina rya Yesu Kristo. Reka finansima zive mu bihugu bitandukanye, reka finansima zive mu mashyirahamwe atandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera ikigo duhanuriwe mu izina rya Yesu Kristo, ikigo cy'icapiro mu izina rya Yesu Kristo. Reka nabo babone amasoko menshi mu izina rya Yesu Kristo, reka babone abakiriya benshi mu izina rya Yesu Kristo. Ora bashekere ya sika ya mashikoroya. Turasengera ababanyi batubana mu izina rya Yesu Kristo, reka ubagirire neza, abarwayi ubahe gukira mu izina rya Yesu Kristo, abarwariye mu bitaro byegereye hano bagubahe gukira mu izina rya Yesu Kristo. Nta rupfu dukeneye kubana mu izina rya Yesu Kristo, nta rupfu dukeneye kubana mu izina rya Yesu Kristo, nta bibazo dukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Reka abazaza kubasengera, abazaza kwivuriza muri bino bitaro bihegereye, nabo bazabona gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo, bazabona gukira mu izina rya Yesu Kristo. Wewe yera twikira kino kirere, twikira ikirere cya Bujumbura, twikira ikirere cya Ngero mu izina rya Yesu Kristo. Reka nyenyeri umunani, ikimenyetso cy'uko abantu twese dukomoka ku munani mu izina rya Yesu Kristo, dukomoka kuri Adamu naye dukomoka kuri Nowa n'umugore wiwe, abahungu be batatu n'abagore be batatu, bitora igihango mu cy'umunani mu izina rya Yesu Kristo. Twese dukomoka kuri Nowa mu izina rya Yesu Kristo, dukomoka kuri Nowa mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bose bari mu mihingo yose batandukanye baze mu ngoro yawe mu izina rya Yesu Kristo. Abazoza hano data Mwuka wera, twikira kino kibanza, twikira ku muntu wese, twikira ubwenge bwa buri muntu wese, twikira umutima wa buri muntu wese, hanze umutima wa buri muntu wese. Reka buri muntu wese umubure ku maso, abone icyo gukora, abone icyo gukora, abone icyo kuvuga, abone icyo kwiyumvira mu izina rya Yesu Kristo. Ora bashekere ya sika ya mashikoroya. Data turi itariki ya 12. Reka itari byuzuye kuri uyu munsi wa none. Reka itari byuzuye ku buzima bwacu byuzuye mu izina rya Yesu Kristo.
utwishyurire amadeni atandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Wishyura amadeni buri munyeshengero wese ayafite, yaba ari muri banki ntoya cyangwa muri banki nini, yaba ayafitiye mugenzi we cyangwa umuntu runaka. Kora igitangaza data, amwe afutwe mu izina rya Yesu Kristo, amwe afutike mu izina rya Yesu Kristo, amwe afutike mu izina rya Yesu Kristo, amwe ahebekwe mu izina rya Yesu Kristo. Duhebere imyenda yacu, duhebere imyenda yacu mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze data wa twese, urakoze nyakwiringirwa, urakoze cyubahiro, urakoze kutwuzaniye mesaje nziza, urakoze kutuzaniye uburinzi, urakoze kutwemerera ukadutwikira. Inda zacu zirahezagiwe, inda zacu zirahezagiwe, ubugingo bwacu burahezagiwe. Tugiye kwibaruka igitangaza, kwibaruka igitangaza n'ubugeni mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu Kristo, urakoze cyubahiro, icyubahiro cyose kigarukeko uhereye n'iteka ryose, twese tubwite amen. Twese tubwite data wa twese izina ryawe n'inahazwe ubwari bwawe bukwiriye bose bishaka bibe ku isi gukura mu ijuru. Ngwino kurya bidukwiye umunsi tujye tuba ibicumuro byacu.